murubanza, aha turi ni mu ijuru, nawe ugiye kuburanira ukaza kuza gucirwa urubanza. Niba warakoze neza urabona ubuzima buhoraho, niba warakoze nabi urajya kaswe ikuzimu. Njye mugiye kuburana uyu munsi ndi Allah ishobora byose, Alpha na Omega, umukuru nyiribihe byose, umuremyi, data, Imana iruta izindi mana, umwigisha mukuru, umuremyi mukuru, Imana igira ibyishimo. Uwumva amasengesho ndi uwo ndi we, Imana ifuha, umwami w'iteka, umwami nyiringabo, usumba byose, uwera cyane, umubumbyi, umucunguzi, igitare, umukiza, umwungeri, umwami w'ikirenga, n'abisumba byose. Impamvu ugiye gukoreshwa nanjye nyirizina ni ibyaha byinshi wakoreye ku isi, ariko imyitwarire yawe y'uyu munsi iraza kugena aho werekeza. Urinde wowe. Amazina yanjye nyakuri nitwa Nkusi Thomas. Mfite urubundo, umugabo ndubatse, mfite abana 3 n'umugore umwe. Kusunanye kuba kwise Nkusi Thomas, kuki wise yanga? Uko naje kwitwa yanga rero narabyise, ndibwa natangiye gusobanura filime mfite imyaka 18. So icyo gihe rero nari umwana. Hari abandi basobanuzi bahise baza, harimo Mike, harimo Master Jake, harimo witwa Super. Rero icyo gihe ninjye wasaga naho ndi muto muri bo. Maze ndareba ndabona ko bakwita yanga. Yanga bisobanura umuto. Nuko izina ryafashe, ahubwo niyise Yanga Prophet bwa mbere na mbere. Abantu rero banze mu mafilime ya mbere bajyaga bumva Yanga Prophet. Ninjye wabyise. Wise Yanga Prophet, umuhanuzi muto, ariko ibyo wakoraga byari abanye n'ubuhanuzi. Watukaga abagore, ugasebya abakobwa, ugasebya bagenzi bawe, ibyo byose biterwaga n'iki? Nabigiyemo biraho, nyuma mbonamo amafaranga. Mbonyemo amafaranga mbikora nk'umwuga. Uravuze ngo wasebyaga bagenzi bawe ugamije kubona amafaranga. Ese ko wari umwana muto, ababyeyi bawe bari babizi cyangwa barabigizemo uruhare? Mu by'ukuri nta mubyeyi wigeze akora ibyo bintu. Kuki wakoraga ibintu usonanye ko watakoze? Si ukuyambira ababyeyi cyangwa kwigira igaye? Reka ibyo tubyihorere twinjire mu rubanza neza. Mu byo ushinjwa harimo gutukana, harimo guhemuka ndetse no gusererezanya. Ibyo urabyemera? Uraruvuge ngo oya. Bimwe muri ibyo ni ibi: aka gafilime nka tundi mutindi witwa Pipi, n'ikindi wajya bafitanye isano cyitwa Mamaji. Bose bateye nabi, wajya bagonzwe na torotoro, baba bafite ijigo rimwe. Narumiwe. Pipi ariko ndakamutuye nubwo ateye nabi. N'icyitwa cya Junior we arakapfa gusa afite agasura nk'akambu yitwite. Junior wabaye iki? Ngo simbizi, niko yavutse avuga sura ni nk'akisiha. Ntago mututse murase byubahiro. Aka gafilime ngatoya abakobwa bose bakunda udufilime twa Yanga, cyane cyane abafite amabere wajyaho n'ibitambaro. Bamwe baza kugusura mu rugo ukamubwira uti zimya buja akagikura ngo akongera agapfurika. Cyane b'inyamirambo kandi ahitwa za Matimba sha. Agikura akagira gutyo kana. Ubwo yaje kugusura uti sheri ko wigire buje wayijimije. Agapfunyura ikibere kikavayo. Cyaje mfite umuyaga shawo. Akongera agapfurika. Ubundi mwajya kubyina mukabyina muri hehe? Wenda mukabarika mukubita umwice k'inyamirambo haruguru hari abacuruza ingurube hafi y'umusigiti. Mukabyina ukagira gutyo ukabona ikibere kirasimbutse ngo pyo kigagahuruka kongera gasubizayo. None sararimba shawo. Ukajya ngijwi riraturuka mu gahanga. Ni Nkusi kugenda. Nigeze kwako nomboriya ni inshuti yanyu nawe nore uburimo guhebeba nibiki. Ni Nkusi kugenda. Ariko burya baravuga ngo muri Bible haranditse. Muri Bible haranditse? Handitse ngo iki? Wakora ibyo utazi ko muri Bible handitse? Muri Bibiliya dore ndanayigendana. Ni ijambo nkunda cyane. Kuko iri jambo ni ukuri kandi ni rizima. Muri Bibiliya haranditse
ngo urupfu n'ubuzima biri ku rurimi abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. urwo rurimi rero utabashije gukoresha neza rugiye kugukoraho. uyu munsi wagaragaje impinduka mu buzima bwawe, watewe n'iki guhinduka ukemera gukizwa. Njye namenye Imana, menya Imana, mbona Imana ikora. Mbona Imana ikora imirimo n'ibitangaza abantu bajya bavuga. Noneho mu kubikora kwayo bimbaho. Yego nibyo koko, ntabwo ubeshya Imana irakora. Ese ubumenyi ugiye gukuranisha uranyemera? Ntugire ngo nuko uri umuhanga, si uko uri umunyabwenge kurusha abandi, si imbaraga ukoresheje nyinshi. ubwo noneho ibi ni uko nawe wabyikorera. ndi umuhanga, ndi rurema, ndi rugira, nkaba ushobora byose. Ese ubundi wamenye ryari? Narakijijwe nkizwa 2013 nkasenga biraho, nkajya gusenga ejo ugasanga nanyoye inzoga. Najyaga nsengera ahantu henshi nasengeraga ahantu henshi. Ndibuka nakunze kujya nsengera CLA, Christian Life Assembly, ndi kumwe na madamu. Ariko nashakaga Imana, icyo gihe nashakaga Imana. Kuva icyo gihe nakomeje urwo rugendo rwo gushaka Imana. Ariko nkashaka Imana nanasinda. Hari igihe nabaga nanyoye wine, nanywaga vegewe nkasinda wine, ve gusa nkayisinda pe. Tekereza kujya kuri revo unywa ve ugasinda, noneho ejo hangover ikamfata nkayirirwa umunsi wose mpaka nijoro. Nkajya muri sauna ngo kanga. Urakoze kwirata ubusinzi. Ibyo tubigushimire. Oya, n'ubugwari wakoraga kandi wari uzi Imana, warambangikanyaga ukamfatanya n'ibindi. Uzi ko ndi rurema. Ayo ni amakosa akomeye yari gutuma ujya ikuzimu, ugasanga Satani wakoreraga umumbangikanya nawe. Yanga, uyu munsi niki cyakwemeza abantu yuko wajya gusenga cyane? Njye najyaga njya no mu misozi gusenga. Ibi abantu bumva ngo bajya Kanyarira, hari abantu twahuriye Kanyarira barambaza bati Yanga nawe ujya hano hantu. Ariko ibi byose nkabikora nihisha, nihisha nshaka Imana. Abo bantu kuvuga bakubona kujya Kanyarira waberekana? Harimo Mike, harimo Master Jake, harimo witwa Super, ariko muri abo bose akaba ari Master Jake ni papa wa Nkusi Arthur Mazimpaka Kennedy. Mazimpaka Kennedy. Icyo gitsinze, ufite ubuhamya, ufite gihamya. Reka dukomeze urubanza. Ni byiza uri kwitwara neza mu rubanza. Ni iby'agaciro kuba waramenye Imana. Ariko nawe nubwo wamenye Imana, wararibuye ku isi, wiha ububasha nawe udafite, wigize umuremyi nawe. Nararemye byarabaye. Ni icyaguteye kurema aya magambo. Ese ubundi wayaremye ugendeye kuki? Uko nagiye nyarema rero, ndibuka hari nk'ijambo naremye n'uyu munsi. Ugiye ahantu muri resitora ushobora kugira icyo kumva umuntu aravuze ati ariko atingiye kujya kwa Myasiro. Uwo Myasiro ni umuntu umwe wabaga mu Giporoso. Yari afite resitora, ndibuka nize mu Giporoso hariya i Remera. Sinzi abahazi barahazi. Nize mu Giporoso muri primaire 95 na 6. None twava mu ishuri tugaca imbere ya resitora y'umugabo witwaga Myasiro. Ngiye gusobanura nkibuka Myasiro ukuntu yagiraga abakiriya benshi, nuko Myasiro yafashe. Mbese nashoboraga kureba ikintu nkakirema ikindi. Noneho hari ukuntu umuntu wabonaga atambuze, nashoboye guhindura amagambo muri sense wabaga yazimo, nkayazana muri sense muri filime kandi agafata intera. Tuvuge nk'urugero rw'udutafari. Amatafari murayazi. Amatafari nagize gutya, nkareba umuntu wambaye ubusamwe bari kuri za beach no dore udutafari. Ijambo naryo rifata imbaraga. Uko nukwishyira hejuru, wikumva ko waremye. Na Satani kuri ubwibone bwe yifuza kurema abantu, byatumye ajya ikuzimu. Wikwishyira hejuru rero, nawe ushobora kuba ufite imikasiro nk'uko wajya kubivuga. Yanga, uyu munsi turi kumwe, ariko ejo sinzi aho uzaba uri. Hari no kuvuga yuko ugiye gusubira mu nzira wahozemo. Ikindi kintu ushinjwa ni ukugumura abantu, ubasaba guteza utwabo bakuzanira urye. Wabiterwaga n'iki? Amafaranga. Wikumvaga, wabaye indyarya cyane, unyereka ko uri uwanjye, ubundi ukareka Satani kuri wowe. Ubundi watangiye gusenga neza ryari? Narakijijwe nkizwa 2013 nkasenga biraho,
nkajya gusenga ejo ugasanga nanyoye inzoga muri uru rusengero najyaga nsengera ahantu henshi nasengeraga ahantu henshi ndibuka nakunze kujya nsengera CLA Christian Life Assembly ndi kumwe na madamu ariko nashakaga Imana icyo gihe nashakaga Imana kuva icyo gihe nakomeje urwo rugendo rwo gushaka Imana ariko nkashaka Imana nanasinda hari igihe nabaga nanyoye wine nanywaga vegewe nkasinda wine ve gusa nkayisinda pe tekereza kujya kuri level unywa ve ugasinda noneho ejo hangover ikamfata nkayirirwa umunsi wose mpaka nijoro kubera ubushake wagaragaje muri iyi si bwo kwifuza guhinduka ugakorera Imana imwe rurema ariyo jyewe ubonye ijuru nicyo warenzaho. Mana twongeye gushima n'ukuri Mana uri Imana nziza urera Mana nzima holy is you Lord God Almighty uri Imana ikomeye Mana ndagusabye muri aka kanya ndimo gusengera abantu barimo kureba iki kiganiro Uwiteka Nyiringabo bagenderere abarwayi bakize Mana n'ukuri uko wanyijije kansa ukiza bihebye muri aka kanya barwaye indwara zidakira abavuga ko batazakira ubereka kuri Imana abavuga ko bitazashoboka ubereka kuri Imana abari mu cyiciro cya mbere mwami Imana bazamure bajye mu byiciro byisumbuye bajye mu cya kabiri mu cya gatatu ndetse n'icya kane maze tuzongere guhura bashima izina ryawe bazongera kumbona habwa icyubahiro Mana nzima n'ukuri nzamuye icyubahiro cyawe uri Imana ikomeye mu izina rya Yesu nseze nizeye ko hari ibyo ukoze amen. Wowe twatiri kuba mu cyumba cy'iburanisha iri sengesho asenze nawe uri kuyirirweho wahabwa umugisha n'Imana kandi urwaye akire munizere Imana ni rurema ya twese.